agafilime kacu tugatangiranye n'umudamu wari kumwe n'abana babiri yarateruye umwana mutoya ndetse n'akandi kana kari gasa n'ahagari gakuru. Akana katangiye kwiyeranja gatangira gufata igurude yari aho ngaho, gatangira gufata amashereka disi kayakure muri mama we. Mana yanjye nyagasani, ese uyu mwana yamashereka agiye kuyajyana hehe? Ndagira ngo witegereze neza. Umwana yakomeje kwiyeranja akomeza gufata amashereka ayakura muri mama we. Nago mbizi ngo si umwana aya mashereka ari kubigenza gutya kugira ngo ayajyane hehe. Witegereze neza utaza kwira kancikwa. Umwana yakomeje kugerageza, akandi kana gato karimo karitegereza. Ikigaragara cy'imama wako yasinziriye. Akana kamaze kurangiza gufata amashereka, karangije gafata n'agakombe gato y'undi mwana yari afite, arangije arakamwaka. Aravuga ati niza gato yankwereke. Wa mwana yafashe ya mashereka amaze gukura muri mama we, arangije ayasuka mu gakombe kari aho ngaho. Arangije disi umwana reka turebe agiye kubigenza gute. Ndagira ngo witegereze neza utaza kugira kanucikwa. Umwana yafashe inzira aragenda, afata inzira yirukanka, asiga mama we yasinziriye aho ngaho ndetse n'akakana gatoya abasigana aho ngaho. Ikigaragara cyo nuko mama yarehewe n'ikibazo. Barakwereka ku ruhande hari umupolisi wari gucunga umutekano. Wa mwana yaje yihuta, aza yihuta bwangu, abwira wa mupolisi ati akira ngo amata winywere, atakira nguye amata, ati dusangire. Barakwereka akana karamuhereje ngo basangire, arangije nawe akudisi kubw'impuhwe no gukunda akana yafashe ya mashereka. Ndagira ngo witegereze neza kandi aya mashereka wibuke neza ku mwana ayakuye muri mama we. Barakwereka yahise azanywa kuri ya mashereka, ntabwo yari azi ko ari ikindi kintu. Barakwereka umukobwa yamaze gusoma kuri ya mashereka mu kanya nk'ako guhumbya. Mana nyagasani, arangije ashimira akana ngo urakoze. Mu kanya nk'ako guhumbya witegereze neza, umukobwa muri ako ka mwanya yamaze kunywa amashereka ahita ahinduka mama wa kakana. Mana nyagasani, akana nako kahise gatangara cyane ku buryo mama wako ahise ahinduka mu ndi muntu. Kandi wibuke ko na mama we aryamye ku rundi ruhande. Barakwereka papa w'akana yahise yirukanka cyane. Ikigaragara cyo nuko yatotezaga uno mugore we, yaramutotezaga kandi yaramwangaga. Yaramubwiye ati bigenze gute? Ati ko mbona ntazi ukuntu ubaye, ati nari narakubuze ndi mwiriwe ngushaka, ati none ngwino hano unyigaragarize, ngwino mbikwereke. Disi ikigaragara cyo akana kagiye ku ruhande gatangira kureba papa wako ndetse kareba na wa mukobwa. Ariko ikigaragara cyo nuko akana kashagaga kureba urukundo papa wako akunda mama we. Mana nyagasani, witegereze neza batangiye kugundagurana. Umukobwa yari yabonye imbaraga zidasanzwe. Karakana kari kamuhaye ubushobozi, kamuha n'imbaraga zidasanzwe akuye muri mama wako. Barakwereka wa mwana wa mama wa kakana yatangiye kuzana imbaraga nyinshi, atangira gukubita wa mugabo, batangira gukomeza kugundagurana, atangira kumutura hasi. Ati dore waramuhereye kera, waramenyereye, ati none nangire kanze nkwereke. Yakoze cyo bwaba gatangira no gutera amasiporo, atangira kumwereka ko ashoboye kandi yabonye imbaraga zidasanzwe. Barakwereka izi imbaraga zivuye muri karakana kazanya amashereka akava muri mama we. Barakwereka yatangiye kwikokinga, atangira kuvuga ati nubundi ndagutera, ati ngwino ngo upuge amakofe, ati ubundi ibindi bize nyuma. Barakwereka witegereze neza. Barakwereka bakomeje gukubana, bakomeza kugundagurana. Ariko nyagasani mu by'ukuri ntago byari byoroshye. Bakomeje gukubana, bakomeje gukubana, ariko mu by'ukuri Mana yanjye witegereze neza utaza kugira akantu cikwa maze wirebere. Barakomeje baragundagurana, bakomeza gukubana mu by'ukuri, kandi ako kana karakomeje karitegereza, karareba kabona uburyo papa wako arimo gukubitwa, kareba uburyo wa mwana kana kahaye ububasha, wa mudamu uno mukobwa kana kahaye ububasha afite imbaraga zidasanzwe. Barakwereka yakomeje kuza birangira mukubise binakomeye cyane, aho umugabo aguma aho ngaho ari kubandagara. Mana nyagasani, umukobwa ikigaragara cyo nuko yari yamaze guhinduka, ariko disi umugabo yakomeje kuguma aho ngaho, yicara aho ngaho abura ukuntu abigenza. Aravuga ati Mana nyagasani, none uyu mudamu yabaye iki? Barakwereka kandi wibuke neza ko uyu ni wa mupolisi. Muri ako ka mwanya yahise yongera agaruka ari wa mupolisi, kandi wibuke neza ko yaragarutse mu ishusho ya mama wa kariya kana. Mana nyagasani, ese kana ibintu kari gakoze ni ibiki? Barakwereka wa mupolisi yahise akomeza kuguma ku ruhande, akomeza kwitegereza ka kana. Arakabwira ati ni ibiki wari ugiye kunkorera? Ati ni ibiki wari unkoreye mu kanya? Ati bigenze gute? Narindi hehe ko nisanze ntarindi hano, naringiye hehe? Yakomeje kubyibazaho cyane, akomeza no kubitekerezaho, aribaza ati akana nako gakomeza kumureba, ubwoba burakica.
arakabwira ati nagira ngo ubashe kuba waho ubufasha mama wanjye, atariko mu by'ukuri mbonye nawe ushoboye kandi ufite imbaraga. Akana gakomeza kumwitegereza, akana gahita kibuka kera uburyo disi mama wawe ajya kukabyara byari bimeze. Barakwereka kugira ngo abyare karakana gatoya, ikigaragara cyo nuko uriya mugabo atashaga ko kano kana gatoya kavuka, ariko mu by'ukuri kaje kuvuka. Wibuke neza ko kano kana gato gakoze biriya niko ako afashe mu ntoki. Barakwereka disi umwana yahise mama we yahise yereka kana teste, aravuga ati dore ndatwita kandi kana. Ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo nuko uyu mugabo atashakaga kano kana gato yababyaye. Ibi byose ni by'umwana muto yari kwibuka aho amaze kugera hariya. Yumvise umugabo waje arangije atambira ya testeri, arahitamira ati n'ubundi utaza kugira ikintu umbaza cyangwa ataza kumenya ko nari mfite ino testeri. Barakwereka umugabo yaratahutse, arangije araza abwira umugabo we ati bimeze bite, ariko mu by'ukuri nta kintu cyiza yamubwiraga, yahoraga amutoteza gusa kandi wumva ko atanamwishimiye. Mana nyagasani, ibi byo ni ibiki? Yakomeje kumwegera, akomeza kuza amusatira, ariko mu by'ukuri akomeza kubwira ati kutari kumvugisha ubumbuye umunwa, wahuye n'ikihe kibazo kutarimo kumbwira? Aramubwira ati ndashaka ubumbura umunwa umvugishe numva ukuntu uri kuvuga. Ati mu by'ukuri kubera ko ukuntu uri ko wivugishwa ntabwo mbishaka. Barakwereka yamukanze iminwa, arangije ahita amukuramo ya testeri. Mu by'ukuri ibi byose nibyo kana kari kwibuka, karimo kadutekerereza. Yahise abona ya testeri, ahita amubwira ati okay sawa ndabona byaraciyemo, atari ko uwo mwana nge ntago mushaka. Ati uwo mwana ntago namushakaga, ati nubwo wamubyaye bwose. Mana nyagasani, witegereze neza utaje kugira akantu cikwa. Barakurika yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kumutoteza cyane, arangije ashaka n'uburyo disi mwaka byaramwe amukubita urushyi. Akana karangije kafata mama wako, karamubwira ati wikubita mama, ati ndakwinginze kubita mama, ati ni bibi kandi ibintu uri gukora, ati biri kugaragara nabi, ati hangana wikubita mama wanjye, ati ndakwinginze. Barakwereka akomeje kumutoteza, aramubwira ati n'ubundi iyo nda y'uwo mwana nayo nshaka, ati uwo mwana uzamusubiza aho wamukuye, ati nge ntago mbishaka ko uwo mwana umubyara. Barakwereka akana gatoya ka disi karumvaga, ndetse na papa wako aho ngaho harimo yumva. Barakwereka bitegereze neza, hanyuma disi Mana yanjye ukomeze kureba utaza kugira akantu cikwa. Nyuma mwibutse gukanda subscribe kuri Nganzo Film, Nganzo TV show, utazajya ucikwa n'agasone ngenda mbagezaho. Barakwereka yakomeje kumutambuka umugabo, abasiga aho ngaho, afata inzira aragenda. Akimara kugenda umudamu ndetse n'akana basigaye aho ngaho, arangije disi aterura akana ke, arakabwira ati pucuri wanjye humura, ati bizagenda neza, ati nubwo mama wawe nubwo papa wawe atari gushaka ko mbyara kano kana kandi, ariko ndabizi ko bizagenda neza. Barakwereka disi yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kumwihorera, akomeza kugenda gake gake. Ariko Mana nyagasani, uko byari bimeze harakwirika hari umujyi wari aho ngaho batweretse, baratubwira ati mu by'ukuri n'ubundi ikigaragara cyo niho hano hantu bahise batwereka. Barakwereka mama wa kakana igihe cyo kubyara cyarageze, arangije ajya kwa muganga, yari ari kumwe n'akandi kana ke. Ariko ikigaragara cyo nuko umugabo yamuzanye ku wundi mugabo, tutamenya ngo uyu mudamu akora ibiki. Arangije aramuzana amubwira ati iyo nda ntago nishaka, shakisha uburyo wayikuramo cyangwa se yavamo, kubera ko nge ntayo nkeneye. Mana nyagasani, ese kubera iki nda yaba agiye kuyikuramo? Yaba yabitewe n'iki cyangwa se byaba bije gute? Arangije umugabo yakomeje kumubwira ati n'ubundi uko byamera kose umudamu ndetse n'akana ke bahoraga bari kumwe. Arangije disi wa mudamu bari baje kureba ngo abafashe kandi abaho ubufasha, abibakorere disi. Mana yanjye iriya ndivemo. Yakomeje kuguma aho ngaho, nawe akomeza kwitegereza, akomeza kugumaho. Arangije aramubwira ati reka nze ngerageze ndebe, ariko amafaranga uri bubashe kuma, ntago giye amafaranga make yandi bubashe kubyemera. Barakwereka umudamu yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kumubwira ati reka nze ngufashe nta kibazo, reka nze ndebe ngerageze ko ndebe ko byakunda, atari kurongera amafaranga. Mana nyagasani, barakwereka umudamu yakomeje kuguma aho ngaho, ndetse n'uwo mugabo akomeza kumubwira ati n'ubundi niwongera amafaranga nge ndaza kugufasha kandi byose ndabigukorera, biraza kugenda neza. Mana nyagasani, umudamu yakomeje kumubwira ati reka ngerageze ndebe, ariko mu by'ukuri simbizi, nguhaye amahirwe make yako bitari bukunde. Umugabo yari ari aho ngaho, ariko mu by'ukuri akomeza kwitegereza, akomeza kureba hirya no hino. Arangije umudamu aza gukora imigenzo ye, yagufatiye umudari, atangira kujya gukoza hejuru ya yanda ya wa mubyeyi. Disi menya yarashakaga ko iyo nda ivamo, ariko mu by'ukuri ntabwo byari bigikunze. Barakwereka umudamu yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza no kubabara cyane, aravuga ati mu by'ukuri ibi bintu muri gushaka gukora ntabwo ari byiza. Ati kubera iki mushaka gukuramo inda yanjye y'umwana wanjye? Mwamuretse byibuze, ati nimuyikuremo. Mana y'isi n'ijuru, umugabo yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kumubwira ati n'ubundi harabura iki ngo tugende, ati ko mbona buri gucya buri kwira, urabura iki ngo
mikore vuba tugende tuve hano. Barakwereka akana kafashe kuri wa mudari. Wibuke neza ko kano kana kari gafite imbaraga zidasanzwe. Akana kafashe kuri wa mudari uwo mugabo yari afite, karangije gatangira kuwukoraho. Kamaze kuwukoraho, disi akana karamukomeza kwitegereza, kareba papa wako, karamubwira ati dadi, ibintu urimo ntago ari byiza. Ati dadi, kandi ntago ari sawa ibintu uri gukora. Barakwereka disi papa wakana yarahagaze aho ngaho arimo abwira nyina ati n'ubundi uko byamera kose, ati ntago nshaka kwiyonda aza kuyibyara. Barakwereka wa mudamu yamaze gukora imigenzo ye, arangije arahaguruka. Akimara guhaguruka yakomeje guhita yitegereza wa mugabo, aramubwira ati n'ubundi ati uko byamera kose icyo washakaga cyamaze gukunda. Ati byamaze gucamo, ati ariko nanone biragusaba kwitonda kandi ukongera amafaranga. Ati nutongera amafaranga ntago biri bubashe kuba byakunda. Barakwereka aramubwira ati n'ubundi ushaka amafaranga wongere kugira ngo mbashe ko nabigukorera bigende neza. Ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo ni uko uyu mudamu watashaka gukuramo iyi nda, ahubwo ashaka kubyara umwana we disi, ngo inda ibyare neza kandi biciye mu mucyo, bidaciyemo akavuyo cyangwa se bidaciye mu bintu bitari byiza. Barakwereka umugabo disi yakoze mu mufuka, atangira kuzamura, ntabwo nzi ngo agiye kuzamura iki, ariko ikigaragara cyo nuko ari amafaranga yandi agiye guhereza uriya mudamu. Ariko ikigaragara cyo ni ukugira ngo tubashe kuba twareba ngo se biraza kugenda gute cyangwa se biraherera hehe. Hanyuma mbonera kugushimira we twatangiranye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu nguyu, mwibutsa gukanda subscribe kuri Inganzo TV Show utazajya ucikwa n'agasobanuro ngenda mugezaho. Barakwereka yafashe ibindi biceri byinshi cyane, arangije abihereze wa mudamu. Yarabimuhereje, arangije aramubwira ati fata no mafaranga uyakomeze, maze ubundi ibindi bigende neza, maze ubundi nkorera ibyo ndi gushaka. Ese biraza kugenda gute? Ese uyu mugabo arashaka ko umwana uyu mudamu abyara cyangwa se arashaka kwinda ibasha kuba yavamo? Ndagira ngo witegereze neza utaza guhomba, nuhumbye uraza guhomba, kandi ndagira ngo utegereze neza uze kutugira inama muri comment y'ukuntu mubonye. Barakwereka disi yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kwitonda, aravuga ati n'ubundi gereka nze mbigukorere. Barakwereka disi uwo mudamu yari ari aho ngaho nawe akomeza kwitegereza cyane, akomeza gusobanurira uwo mugabo, aramubwira ati n'ubundi uko byagenda kose ndabigukorera, ati ariko nawe ujye utekereza neza kandi unazirikane uko ibintu biba bimeze. Barakwereka disi wa mudamu yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kwitegereza cyane uburyo umugabo we n'ibintu agiye kumukorera, n'uburyo yishyuye amafaranga kugira ngo bakunde disi bakumukorera ibyo adashaka. Barakwereka disi umudamu baramuhagurukije, bakimara kumuhagurutsa umugabo yahise amuhagurutsa bwangu, aramubwira ati n'ubundi shakisha ukuntu twava hano tugende. Barakwereka disi umugabo umenya agatima k'umugore we kari kagarutse, arangije yafashe umudamu we amushyira imbere ngo bagende. Ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo ntabwo mbizi ngo niki gitumye amubwira ngo bagende. Barakwereka disi yagarutse bwangu amwirukankana cyane, barimo agenda amushushubikanya, amubwira ati n'ubundi ati kubera iki wanze ibyo nakubwiye? Ati none ukaba ungarukiye aha ngaha? Ati wabitewe n'iki? Ati icyo ndi gushaka ufata inzira umvire hano wigendere. Barakwereka disi umugabo yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza gutoteza umudamu we. Umudamu aramubwira ati n'ubundi ibyo wakora byose nta kintu byakumarira, ati kubera ko urabizi ko urimo uramemukira cyane kandi urimo uranantenguha cyane, kandi ibi ntabwo byagakwiye ko byagenda gutya cyangwa se wabigenza gutya. Ati tuba dukwiye kumvikana kandi tukanubahana, ati ariko we naje gusanga utari kubyumva. Barakwereka disi yakomeje kuguma aho ngaho, umudamu akomeza gusobanurira umugabo we, amubwira buri kimwe, anamusobanura neza, amubwira n'ukuntu byagenze byose. Ariko umugabo ntabwo yabyumvaga, we yashakaga guhita akuramo iriya nda, ariko mu by'ukuri nta kintu byari bube bimaze, kandi ndakwinginze neza ko ndakubwiza ukuri neza ko nta kintu byari kumumarira. Barakwereka disi umudamu yakomeje kumubwira ati n'ubundi uko byamera kose umwana ninjye nzamubyara kandi ninjye nzamwitaho. Ati ariko nubwo utari kubishaka, ati mva imbere mvira mu nzu, fata inzira nigendere. Barakwereka umugabo yafashe inzira arigendera, asiga umudamu aho ngaho. Ariko mu by'ukuri umudamu ntabwo yari byiyumvishaga ko disi umugabo we yamukora ibintu nk'ibi ngibi. Mana nyagasani, barakwereka yakomeje kuguma aho ngaho, batwereka mu yindi karitsiye, bahita batujyana hahandi n'undi ku bindi bitaro byo kwa muganga, bajya kutwereka umudamu yagiye kubyara. Mana nyagasani, batugaruye kwa wa mukobwa wa mudamu washatse kumukorera bya bindi uyu mugabo yifuzaga. Barakwereka disi umudamu yakomeje gutaka cyane, ikigaragara cyo nuko yari agiye kwibaruka. Ariko mu by'ukuri ntabwo twari turi kubasha kumenya ese ni ukubera iki mwakabyaramwe uyu mugabo adashaka kuba uyu mudamu we yamera neza. Umudamu disi yakomeje gutaka, yakomeje kubabara cyane, ariko n'ubundi ntibyamubuza disi gukomeza kuza
no kwegera hino ngo arebe uko ibintu bimeze. Barakwereka wa mudamu yaraje gake gake kugira ngo yegere arebe aho ibipimo bigeze. Umudamu yakomeje gutaka cyane, ikigaragara cyo nuko yari agiye kubyara. Mana nyagasani, ibise byari bimumereye nabi. Barakwereka ibi byose bari kutwereka ni ibyabaye kuri wa munsi wa mbere filimi igitangira. Barakwereka disi yakomeje gutaka cyane, umuganga nawe akomeza kumufasha. Mana nyagasani, witegereze neza. Barakwereka aratatse cyane, birangira disi yahise yibaruka akana. Yahise yibaruka akana keza cyane, ariko mu by'ukuri ntabwo uriya mugabo nubwo yibarutse kano kana yagashakaga. Barakwereka yo, witegereze neza disi utaza kugira akantu ucikwa, ariko mu by'ukuri byarangiye uwo mudamu akana kabyaye, arangije ahita agaterura. Akimara kugaterura arangije disi arakitegereza, kari akaziranenge keza cyane kandi kagapfucuri, ariko mu by'ukuri nta kintu wari bubashe kuba wamubwira ngo abashe kuba yacyumva. Mana yanjye, witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Barakwereka umudamu yakomeje gufata ka kana, arangije aragaterura, abwira wa mugabo ati dore ngaka kana kawe, ati byaciyemo kandi kameze neza, uti nta kibazo gafite, ariko mu by'ukuri mama wako arananiwe cyane, akeneye kubanza kwitabwaho, atabaye baramutse abonye umufasha byaba bibaye kandi byagenda neza. Barakwereka disi umudamu yakomeje guterura akana amenya yari yanakikundiye, ariko mu by'ukuri ahita areba mama w'akana ahantu yararyamye, aravuga ati n'ubundi uko byagenda kose ndashaka ko rero wafata ukamereza umwana wanjye ubundi tukagenda. Arangije disi umugabo akomeza gufata umwana, umudamu akomeza gufata umwana. Akimara gukomeza gufata umwana, arangije aramubwira ati n'ubundi uyu mwana ni mwiza cyane. Umudamu disi yari yacitse intege, umugabo nawe yari ari aho ngaho agitegereje kureba ko umudamu yaza bakagenda. Barakwereka disi uwo mugabo yaraje ahita afata wa mugabo umudamu inyuma, aramubwira ati n'ubundi ati fata inzira tugende, uba ari wowe ujyana umwana wanjye. Ariko mu by'ukuri ntago yari abizeye cyane kurenza uriya mudamu we. Barakwereka disi akana katangiye gushitura mama wako disi yemenya yari yanasinziriye. Yanyuma rero ibi uri kubona disi ni byabaye mbere yuko kariya kana kajya gufata ya mashirika mama wako kakayashyira wa mupolisi, agahita ahinduka ikindi kintu. Mana nyagasani, witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Hanyuma mwibutsa gukanda subscribe kuri Inganzo TV Show kugira ngo tuzajye ucikwa n'agasobanuye ka buri munsi. Barakwereka umwana disi yaraje, ibi nibyo bari kutwereka tukiri kuva muri rya shyamba. Umwana yaraje akurura mama we yitonze, amukura kuri cya gitanda. Uyu mwana yari afite imbaraga zidasanzwe nabikubwiye. Yarangije yakomeje gukurura mama we yitonze bari mu ishyamba, akomeza kumukurubana gake gake ngo amujyana amucikane, amucikishe muri rya shyamba. Disi yari akirimo kuruka papa w'umwana, yari agifite n'agatege, ariko mu by'ukuri atabasha kugira ahantu ajya kure. Barakwereka disi umwana yakomeje gukurura mama we. Akimara kumukurura, barakwereka akimara kumukurura ntabwo twari tuzi ngo umwana amujyanye hehe. Barakwereka disi yaramuzanye umwana, ahita ashaka uburyo agiye kumwegeka aho ngaho mu ishyamba nawe yiranje. Ikigaragara cyo ni uko disi barakwereka ba bantu bahise bagaruka. Bakimara kugaruka mu kuza basanga umudamu ndetse n'umwana bagiye kare, ariko mu by'ukuri nta kintu bari bitayeho, wabonaga ko nta kintu bibabwiye na gitoya. Ariko mu by'ukuri umudamu ndetse n'uyu mugabo bakundaga bariya bantu. Barakwereka disi bwarakeye, wa mudamu akomeza kuguma aho ngaho kubera ko bari banamwishyuye amafaranga, akomeza kuguma aho. Hanyuma barakwereka yafashe umuti. Ikigaragara cyo nubwo ko ari uburozi, menya yamubwiye ati ndega muhe uburozi ajye kurogura mudamu we, kubera ko ntabwo abishaka gukomeza kumuzengereza. Barakwereka disi yafashe umuti mwinshi cyane, arawusuka, arangije awuhereza wa musore. Aramubwira ati ahangaha nubwo wanywaho ikiyiko wahita upfa, atariko ibyiza ni utuyiko tubiri. Arangije disi aramusobanura neza, amwereka n'ubukuntu uwo muti ari mubi. Akimara kubimwereka, umudamu nawe yahise abitekerezaho, aravuga ati n'ubundi se, ati ntabwo byakunda. Arangije arituriza cyane, aguma aho ngaho. Barakwereka disi bakomeje kuguma aho ngaho, bakomeza disi gusubirana. Arangije umudamu aguma aho ngaho. Hanyuma umusore nawe afata inzira arigendera. Akimara kugenda, umudamu yasigaye aseka cyane, ati umugabo w'ikigoryi gusa w'igicucu utabasha kwita ku muryango we, ati ntago wakabaye umeze gutyo, ati kandi wakabaye wita ku muryango wawe. Barakwereka disi wa mupolisi yakomeje kuguma aho ngaho. Wibuke neza ko ibi ngibi ari byo yari arimo yibuka, ndetse n'akakana kamutekererezaga. Barakwereka disi
barakwereka wa mupolisi yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kwitegereza wa mugabo, amutegereza areba uburyo yaguye hasi akitura hasi, aravuga ati n'ubundi utaza gushaka ukuntu mbeshyera, ati utaza gushaka ukuntu ngerekaho icyaha, ati ndabizi ko n'ubundi uko byamera kose wabyumva. Arakwereka disi yatangiye guhamagara kuri telefone, akimara guhamagara kuri telefone yahise aza bwangu yihuta, akimara kuza yihuta ahita afata ka kana, akimara gufata ka kana, akana karaje kajya kumwereka aho mama wako araje disi yaragasezeranije arakabwira ati n'ubundi humura mama turaza kumubona, ati kandi ndabizi neza ko mama turi bumubone. Barakwereka wa mukobwa yafashe wa mugabo, barakwereka undi mugabo w'umupolisi yafashe wa mugabo arangije aramujyana. Akimara kumujyana abandi nabo bari bari aho ku ruhande batangira kugenda gake gake batabishaka. Se babona umuntu ugenda utabishaka, barakwereka yakomeje kuguma aho ngaho disi. Akimara kuguma aho ngaho arangije afata akana arakajyana, akimara kujyana akana yaragufashe disi ngo agaterure akerekeza akajyane, ariko mu by'ukuri yahise yirukankana akana bwangu aravuga ngo arakajyanye. Akimara kukajyana akana kaje kirukanka cyane kagiye kumwereka aho mama wako ari. Iyo mama we disi yari yarushye cyane, kandi akana disi kari kazi ubwenge, karaje gahita kamwereka aho mama wako ari. Arangije karamubwira ati dore mama nguyu hano, ati mama nguyu hano, ati ariko mu by'ukuri twabuze ubufasha. Yo barakwereka disi akana kahise kaza kihuta cyane gahita gahobera mama wako, ariko mu by'ukuri mama wako nta gatege na gake yari afite. Ariko mwana yanjye witegereze neza tuzagira akamucika. Barakwereka ateruye wa mwana wa mupolisi, arangije disi mama w'umwana yari yasinziriye, arangije aramwegereza neza, arangije afata n'akakana ke gatoya, uwo mudamu aragahobera disi, agahoberana ubwuzu ndetse n'impuhwe. Arangije disi aranabashima cyane. Hanyuma rero reka mbonere kugushimira twatangiranye, utazacikwa n'agasubire ku butaha. Byarangiye disi ariko bigenze. Ciao ciao.